Abamureba ni urubyiruko rwiganjemo abana, abakobwa n'abahungu. Ubwo COVID-19 igabanyije umuvuduko hano mu karere ka Nyagatare, iyo uhageze ni ibyishimo gusa uhasanga. Urabibona nawe hano ku kibuga cy'umupira aho bakunda kwita ku mabati. Ubwo twari tuhageze tugira ngo turebe ukuntu showbiz hano mu ntara y'Iburasirazuba ibi biyifashe. Ubwo turi kwerekeza no kuri Maison de Jeunes ku kigo cy'urubyiruko hano mu karere ka Nyagatare. Ni umushinga utegamiye kuri leta, Dream Village Organization basoje amahugurwa hano mu karere ka Nyagatare ku kigo cy'urubyiruko kuri Maison de Jeunes. Abanyamakuru ba Radio Flash FM bahageze baganira na bamwe mu basoje amahugurwa mu rubyiruko. Bagira bati bariya bakobwa bitewe n'uburyo batwigishije bagiye tutabishaka. Ni umushinga utegamiye kuri leta, Dream Village Organization ni umushinga utegamiye kuri leta nk'uko nari mbivuze. Icyo ukora nta kindi ni uguhereza ubumenyi urubyiruko, by'umwihariko ubumenyi ngiro ndetse n'ubuzima bw'imyororokere. Ntekereza ko mu makuru mfite nuko uwo mushinga udaratangira gukora mu ntara, ubu uyu munsi uri gukorera mu mujyi wa Kigali gusa, ariko ufite na gahunda yo kwaguka ugakorera mu ntara. Ese uvuze ko mwize kuba wakirinda inda zitateganyijwe, ubu wize iki muri ibyo ngibyo? Kuko urumva wavugiye hamwe ko hari kuba utera inda, hari n'uyisama. Mwize gute? Murakoze. Haba uyisama n'uyitera. Igihe cyose uteye inda utabiteguye ufite uburyo wabyirindamo. Uburyo bwa mbere twabonye ni uburyo ushobora gukoresha prudence cyangwa condom cyangwa agakingirizo mu rurimi rw'ikinyarwanda, haba k'umugore cyangwa ak'umugabo, byose twize uburyo bikoreshwamo. Hari uburyo bwo kubara iminsi, haba ukoresheje urunigi cyangwa se ukwezi k'umugore, ukamenya ngo igihe nimba ndi mu burumbuke ntabwo imibonano mpuzabitsina idakingiye nyemerewe, mu rwego rwo kwirinda izo nda. Uretse n'inda gusa kandi harimo n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ibyo byose mwarabyize kandi byiza cyane kabisa. Ariko ngo mwize no gutegura imishinga, nizere ko ubu ngubu BDF right uyitera bimeze bite? Yego cyane, nahoze mbivugaho. Twize gutegura imishinga, project. Umuntu akaba yategura umushinga ukareba igihe uzawukora, icyo bizasaba ndetse na production yawe ikintu izagusigira. Nabyo twarabyize. Urakoze cyane rero nk'urubyiruko. Ese urundi rubyiruko ruba rwibereye aho ngaho mu ngo rudakunda kugera hano kuri Maison de Jeunes hano ku kigo cy'urubyiruko, warubwira iki? Murakoze. Nabakangurira kuza kuhagera kuko iyi ni inzu y'urubyiruko yagiye yubakiwe urubyiruko. Irimo facilities nyinshi zigomba gufata urubyiruko kandi muri kariyeri zitandukanye. Duhagaze ni mu kibuga, kuba ufite kariyeri yo gukina allowed cyangwa arakenewe. Hano dufite instrument musicale mu nzu, mwagiye mubibona. Dufite ingoma ku ba traditionnel, dufite internet, ibintu byose urubyiruko rukeneye nabyo birahari. Niyo mpamvu nabwira urubyiruko ko iyi nzu ni iyacu. Urubyiruko ni karibu muri Maison de Jeunes. Dream Village Rwanda yari ifite abarimu, mwabanye gute nabo barimu bimeze bite? Dream Village ku giti cyane narabakunze kuko ni umuryango w'umuhanga, kuko kugira ngo ufate urubyiruko bisaba ko n'ubundi uruhuza n'abantu b'urubyiruko. Rero bari bafite abarimu twabanye mu gihe kingana n'iminsi 5, twarabakunze cyane. N'abarimu
biyadabuta ku myaka y'urubyiruko, ugasanga amahugurwa ntabwo twigeze tuba bored nk'uko bigaragara mu munsi wo gusoza bagiye tudashaka ko bagenda cyane, twarabakunze cyane. Rero amategeko n'amabwiriza ni nk'asanzwe, ufunguza intoki ntabwo ukoresha imakasi cyangwa urwembe. Noneho hari abantu bavuga ngo ni igifuka sinzi ibiki, bibazaga ese kameze gute? Aka gakingirizo gatandukanyeho n'ak'abagabo ko gafite amavuta imbere n'inyuma, yewe gafite amavuta. Ikindi iki cyeponje ntabwo ugikuramo, mumurikire gato, iki cyeponje ntabwo ugikuramo, kigumamo, kigumamo uko bimeze. Uko wagafunguye kiba kirimo, ukigumishamo iki kintu cy'umweru kirimo hano, ukinjiza, nicyo wifashisha ukanda hano bigakora umunani, nicyo usunikisha mu gitsina cy'umugore. Noneho mumurike kirinjira, then umugore ugiye gukorerwa imibonano mpuzabitsina akafata inyuma, we imibonano mpuzabitsina yose ikorwa agifasha kugira ngo kitinjiramo. Umugabo kuko we akenshi nta gakingirizo aba yambaye, imibonano mpuzabitsina ibera hano. Ni ukuvuga iki ngiki ni ibintu bita byikora, iyo cyinjiyemo hano harimo akantu k'akazeru. Imibonano mpuzabitsina iyo ikorwa niho igitsina cy'umugabo kiza cyinjira kugeza igihe igikorwa kirangiriye. Wibuke hano inyuma harakomeye, niba mwabibonye ahantu harakomeye, harakomeye ku buryo wahafata ntabwo ari inka kandi ahandi kuna gakingirizo gateye. Waciye amazi ese waryoshye hano harakomeye, ariko iragoranye mwari isomo noneho tubyinjiremo. Murakoze cyane. Ibi bintu ndabisobanura mu kinyarwanda cyumvikana kandi dukoresha buri munsi. Aha, mbere na mbere virusi itera sida, agakubo cyangwa akantu gatambitse sida, icyo kintu ni ikintu kimwe cyatangiye. Reka duhere ku mateka, sibyo? Cyagaragaye mu myaka y'ahagana 1983, ntabwo byanditse hariya. Muri 1983 nibwo hemejwe ku rwego rw'isi hari indwara y'icyorezo cyateye isi kirimo kwanduza, kirimo kwica abantu. Byagaragariye muri Amerika, nibo abashakashatsi bemeje icyo kintu. Baravuga bati iyi ndwara banayita izina nk'ukuntu bishize corona, sibyo? Bayita izina, bayita VIH mu gifaransa, agakubo gutya, noneho bakabashyiraho sida, ibyo ni mu gifaransa. Mu cyongereza HIV bashyiraho agakubo AIDS. Ni ikintu kimwe, sibyo? Ndaje mbabwira ahantu bitandukanye n'impamvu babyagize bitandukanye. Mu Rwanda reka tugaruke hano iwacu mu rw'imisozi igihumbi. Mu Rwanda umuntu wa mbere wemejwe ko afite icyo cyorezo cya AIDS, kuko icyo gihe cyitwaga icyorezo gikomeye. Byagaragaye mu 1987. Ibyo bintu mvuga n'abavandimwe. Ibyo twibwira. Murakoze, nitwa Providence Abahuje, nkorera mu kigo cy'urubyiruko cya Nyagatare. Urakoze cyane banzo na second uri umukobwa mwiza. Okay, ndabona musoje amahugurwa, se byari bimeze bite? Ese ni amahugurwa meza cyangwa ni kwa kundi abantu baza bibereye kuri misiyo zabo kandi bagahugura urubyiruko ntagire ikintu rubonamo? Na yaye mahugurwa ururu usoje bitwa gute, bimeze bite? Murakoze, ni umuryango utegamiye kuri leta witwa Dream Village bateguye igikorwa cy'amahugurwa guhugura urubyiruko rwa Nyagatare. Tumaze iminsi 5 duhugurwa rero n'abo bantu. Mu by'ukuri baraduhuguye kandi baduhugura ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere,
ku bijyanye no kwihangira imirimo ndetse no kumenya uko wakora umushinga, kandi mu by'ukuri byaradufashije kuko twagerageje gukora navuga ngo practice, tubona ko ari ibintu by'ingenzi kandi by'akamaro ku rubyiruko rwa Nyagatare. Ese hari abantu benshi bakoresha amahugurwa ariko bikarangirira aho ngaho, ese hari ikintu bashobora kuba barageneye urubyiruko inyuma nibura ku buryo bya bindi mwahuguwemwe muzabikurikirana bikabagirira akamaro, bimeze bite? Murakoze, navuga ngo ubumenyi bw'ibanze barabuduhaye, nicyo kintu cy'ingenzi cyane navuga, ariko bitari ibyo ngibyo n'ubundi bazakomeza kugaruka gukora evaluation y'ibyo bahuguye. Ikindi numva kuba umuntu yarabonye ubumenyi ni amahirwe nka 80% yo kububyaza umusaruro, bivuga yuko ibyo baduhuguye byadufasha no mu buzima busanzwe. Aha, uravuga uti ku bushobozi bwanjye ibyo baduhuguye nshobora kugenda nkaba nanjye nashinga atoriye ngatangira gukora intebe, nabazaga nimba ibyo inkunga, hari inkunga babageneye? Nta nkunga bageneye, navuga ngo umuntu runaka ku giti cye cyangwa se urubyiruko rwitabiriye inkunga batugeneye, oya, inkunga ya mbere baduhaye n'ubumenyi. Nta nkunga batugeneye mu by'ukuri, ariko ikiriho nuko tugomba kwishakamo ubushobozi, tukishakamo ibisubizo, ugahera ku tuntu dukeya tukazakugeza ku byinshi tudategereje inkunga. Reka tugushimire cyane kandi Dream Village namwe tubashima. Ese nk'urubyiruko rutitabira kugera hano ku kigo cy'urubyiruko kuko kenshi haba harimo ibintu byinshi kandi bibateganyijwe, rubwiki Providence? Murakoze, ikintu nabwira urubyiruko rwa Nyagatare, nabashishikariza yuko bitabira ikigo cy'urubyiruko. Hatangirwamo serivisi zitandukanye, yaba ibijyanye no kugorora umubiri, sport, yaba ibijyanye n'umuziki, bigisha ibyuma, yaba ibijyanye n'umuco, hari traditionnel n'ibikoresho ndetse byabafasha, hari serivisi zitandukanye ndetse habigiramo n'ibintu byinshi ku buzima bw'urubyiruko, kwihangira imirimo, kuba wakora umushinga, n'ibintu byinshi bitandukanye bitangirwamo, ariko mu by'ukuri umuntu uri hanze ntago we yabimenya. Niyo mpamvu nshishikariza urubyiruko rutitabira kuzajya rwitabira, ku buryo amahirwe yose ageze mu kigo cy'urubyiruko nabo babasha kuyabonaho. Murakoze. Reka tugushimire cyane kuri aka kanya uduhaye, mukobwa mwiza Providence. Mbabwira ngo niwe kenshi musanga hano ku kigo cy'urubyiruko. Mu gusoza aya mahugurwa kandi urubyiruko rwerekanye bimwe bize rubimurikira abayobozi baje gusoza aya mahugurwa. Tubyazamo bino mutapamanika n'inzanye ya Kinyarwanda, aya n'amazi ya n'umuntu dukoresheje ibikoresho byacu karemano, kugira ngo abenshi turi Abanyarwanda. Iki nicyo gihugu cyacu, iwacu na rero ngo ni nkoko, nkabona nicyo bita urutaro, nkabona n'uduseke, ariko simenye uburyo bikorwamo, ariko tugendeye akari nk'umukeka twakoze, ubu ndi ready yuko nanjye mbonye ibikoresho, ariko mfite na gahunda yo kubishaka nakora inkoko. Kandi iyo nkoko ikimara ari mu muco nyarwanda, turayikoresha tumurika, tubyina, muco nyarwanda. Kera ntabwo twanayigiragaho ku bakuru, ariko nanjye nayigiriyeho nk'iba kwa nyogokuru, kugira ngo ibi ni mu byo twagezeho mu gihe cy'icyumweru. Urabona yuko tumaranye igihe kinini, twabyaye ikintu gikomeye kandi kidufitiye akamaro. Ntabwo rero ndi busoze ntashimiye ku badutekerejeho, nk'abayobozi b'akarere mukadutumira abagenzi bacu. Urabona turi muri renje y'imyaka imwe, kutuvura byari biryoshye, wumve ngo batashye bamwe twasigaye turira. Njye namenye yuko batashye mbonye certificat, nibwo nabyakiriye mbati none baragiye, nibwo nabibonye. Ariko ndagira ngo soze mbashimira na perezida w'igihugu ukomeza gushyira imbaraga mu rubyiruko, kuko barabivuga ati imbaraga urubyiruko rufite nizo zubaka igihugu, kugira ngo iki gihugu kijya guhura n'amage
akenshi n'urubyiruko rwarugizemo uruhare, rero natwe twagira uruhare kugira ngo tugire aho tuva n'aho tugera. Reka nsoze rero nshimira Dream Village yadutekerejeho ikaduha ino package y'ubumenyi natwe tugiye gushyira mu ngiro. Murakoze, mugire ibintu byiza. Abire Sylvia n'umwe mu baje bayoboye timu y'abahuguye urubyiruko hano mu karere ka Nyagatare, arakomeza nawe aragira ati natwe hari abayobozi cyangwa se urubyiruko twabanye mu by'ukuri ni ubwa mbere natwe twarize tugiye tubishaka ariko tuzagaruka. Yego, murakoze cyane. Nitwa Ingabire Sylvia, nkorera mu muryango witwa Dream Village. Ni umuryango ufasha abana ndetse n'urubyiruko bafite virusi itera sida, ukorera mu mujyi wa Kigali mu turere 3 two mu mujyi wa Kigali. So dufite proje zitandukanye, harimo yitwa Self Learning Center cyangwa se kwiyigisha, niyo yari iri hano mu bufatanye n'indi yitwa CATS ikurikirana abana, inashinzwe n'ibintu na bimwe mu buzima bw'imyororokere. So rero twari turi hano kugira ngo ubwo bumenyi tubuhereze abo bana bo muri Nyagatare. Twari turi hano rero ku kigo cya Nyagatare cy'urubyiruko. So mu minsi 5 yose twabashije gusangira ubumenyi butandukanye ku bijyanye no kwiyigisha, ndetse tubasha no kwiga ku buzima bw'imyororokere. Ku buzima bw'imyororokere mubigisha uburyo umuhungu ashobora kuba yaterera cyangwa ntayitere? Yego. N'umukobwa uburyo yasama inda cyangwa se akaba yayisama? Yego. Murumva ko ni ibintu byiza cyane rero bari baje kudusangiza hano mu karere ka Nyagatare, intara y'Iburasirazuba, ku kigo cy'urubyiruko. Urumva turi kugenda tubona abenshi cyane bagenda bita ku rubyiruko. Ese nk'urubyiruko ko bakunda kuvuga ko rurushya iminsi 5 guhera kuwa mbere kugera kuwa 5, mwabanye gute muri makeya? Simbizi ahandi uko bigenda, ariko Nyagatare biratandukanye cyane cyane ku buryo tugiye tutabishaka. Ni urubyiruko ruri interesting, gukorana nabo ntago rwose birashimishije cyane, ndetse n'uburyo twabitekerezaga byarenze uko twabitekerezaga. Bari active, bari free, kandi bari na open, nuvuga ngo baragaragaza ko ari urubyiruko koko. Yego, muri bimwe twabigishije nyine harimo kubigisha gukoresha ibikoresho bibegereye bitabasaba igishoro. Harimo ibirere, babashije gukora akantu ko kumanikaho wenda nk'amatangazo ko bakunda kwita noteboard, gashaka kuba umutako cyangwa se ukakashyiraho ibintu byawe bimwe ushaka kujya uhora wibuka. Harimo amasaro yakozwemo amaherena, udukomo, ibinigi, impeta. Ibyo ni ibintu bidasaba igishoro kinini. Ikindi babashije no gukora imitako mu bidodo. So nizo produit 3 ariko zirimo utuntu twinshi. Niba ari amasaro, urumva amaherena n'ubukomo ni byinshi, n'imitako itandukanye, n'ibyo bikoresho bikozwe mu birere. Mu birere urumva ko benshi baba bafite ibikoresho byapfuye bakagira ngo nta kamaro byamara, ariko mwagiye mubigisha uburyo babyaza umusaruro. Ese tukubajije Sylvia, hano abayobozi b'iki kigo mwabanye gute, babakiriye gute? Bose muri rusange ubuyobozi bwa Nyagatare turabushimiye. Batwakiriye neza kuva ku munsi wa mbere kugera ku wa nyuma. Turumva tutataha pe bitewe n'ukuntu batwakiriye. N'abantu bazi kwegera, navuga ko ari abaturage, bakabiyegereza, ukamenya ikibazo ufite, ntabwo umukenera ngo umubure. So rero turabashimira cyane. Okay, mu izina rero rya groupe mwigishije cyangwa mwahuguye, katubashimire cyane. Mukobwa mwiza, uracyari umukobwa? Yego. Okay, urakoze cyane kandi urugendo rwiza. Urakoze cyane DJ. Mu gusoza aya mahugurwa hakaba harimo abayobozi batandukanye bo mu karere ka Nyagatare. Uhagarariye ikigo cy'urubyiruko François Karake nawe yarahari agira ati ndashimira muri rusange Dream Village yatekereje kuza guhugura urubyiruko rwacu hano mu karere ka Nyagatare, kandi namwe rubyiruko ndabashimira cyane kuba mwarabanye n'abarimu neza cyane, babimbwiye ko bishimiye. Vice Mayor ushinzwe ubukungu mu karere ka Nyagatare Matsiko Gonzage aragaruka avuga ati mwarubyiruko mwe mwagize neza cyane, musoje amahugurwa ariko ubu ngubu ibikorwa habigiye. Abo mwazanye bose urubyiruko mu karere ka Nyagatare
muri aya masaha basuhuze abo duherukana ari n'abo tudaherukana ariko rero mufate umwanya musuhuze. Impamvu nyamukuru itumye tuza muri ibi bikorwa birimo bigana ku musozo, hasoje iminsi 5 ariko ibikorwa byo ntabwo bisoje ahubwo biratangiye. Icyo cyiza cy'ubumenyi aho wumva ko usoreje amasomo burya ntabwo ubumenyi uba usoreje ariko ubura ubumenyi waba utangiye. Niho rero ubumenyi butandukaniye n'ibindi. Ubukungu igihugu gifite ubutumwa ubukungu igihugu cyatunga n'abenegihugu n'abaturage b'icyo gihugu. Rero impamvu mubona igihugu cyacu kirushaho gutera imbere kurusha n'ibindi bihugu kandi tutabarusha amabuye y'agaciro, tutabarusha n'ubundi butunzi butandukanye, ariko mu kwihuta mu iterambere tukabarusha nuko ubuyobozi bw'igihugu bwamenye ibanga rikomeye ry'uko ubutunzi igihugu kiba gifite n'abaturage. Ari nayo mpamvu umuturage nubwo yaba umwe, nubwo yaba arwaye cyangwa afite ikibazo runaka, igihugu kitabyihanganira. Hari ibintu bita human security issues, usanga abantu badafite amazu n'abayafite atameze neza, abantu usanga badafite ubwiherero n'abafite butameze neza. Mu karere nubwo haba harimo umuntu umwe ufite inzu ariko izitameze neza, byanga bikunda akarere kagomba kujya ku rutonde rw'abantu bafite amazu atameze, bafite abaturage badafite amazu ameze neza kubera umuntu muze ngo twagati babona umuntu umwe muri miliyoni zigera muri 13 reka uwo tumwihorere, uwo nguwo reka tumwihorere, uwo nguwo n'umwe ntacyo atwaye. Ariko igihugu cyacu ku muturage nubwo yaba ari umwe, uwo nguwo arahagije kuba igihugu cyumva ko gifite ikibazo kandi kigomba gushakira igisubizo. Impamvu ubuze ibi ni ukugira ngo tugaragaze guhabwa ubumenyi kw'abaturage bacu by'umwihariko urubyiruko n'imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Buriya kandi urubyiruko rushobora kuba imbaraga z'igihugu zisenya kandi vuba. Kurikirana showbiz ya hano mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare, uri kumwe na Flash TV. Ikiganiro nta kindi ni Celebs Magazine, uranabibona ku ijisho ry'umuhanzi nyarwanda, nta wundi uri kumwe na DJ Crew. Flash FM 90 n'ibice 4, 89 n'ibice 2, 95 n'ibice 7. Uranatumvira ku mbuga nkoranyambaga, radio zombi ziriho aho waba uri hose.